Muri iki kiganiro tugiye kuba twarebera hamwe AI eshanu nziza kuruta izindi. Turi bwibane ku kintu bita free version cyangwa se kuri iriya free nyine biriya bintu by'ubuntu batanganye ko wazikoreshereza ku buntu. Bivuze neza ko tugiye kuba twafokasinga ku kintu bita AI zikora neza ariko zigakora neza kuri free version nyine ku buntu kuri version zazo z'ubuntu. Hano nyumve neza ntabwo ari uko izi AI zitishyurwa, ahubwo nuko zifite free version zazo nziza cyane. Turi bufokasinge cyane ku cyo zikora cyane kuruta izindi, n'ikindi kintu turi buze ko twarebaho ni ba nyirazo nibyo rero tudatize cyangwa se ngo twirande mu magambo. Wibuke neza ko wakaze subscribe kuri Creators Rwanda, ukande like tere na comment nuko biba bimeze. Reka dukomeze tudatinze cyangwa se ngo twirande mu magambo. AI turi buze gusanga ku mwanya wa mbere ni AI bita Gemini, Google Gemini. Iyi ni AI ya Google ecosystem. Iyi AI ni AI iza ku mwanya wa mbere irenze izindi. Ati no kubera iki iyi AI iza ku mwanya wa mbere? Iyi ni AI irenze cyane ku kintu bita search. Ahanga rero ndagira ngo hagire ikintu uza kukumva unasobanukirwemo. Iyi AI, buriya AI zose zifite uburyo bumwe cyangwa se ubundi zifashisha data za Google, kuko Google ni ikigo kinini pe, kimeze nkaho gifatiye runini internet, kuko gifite amaseriveri menshi, gifite amakuru menshi uhereye kuri Gmail kugera kuri za browser zayo iriya Google Chrome. Byumvikane cyane ko mbere y'uko izi AI zaduka imyaduko yazo Google yari ihari. Niyo mpamvu Gemini buriya ku kintu bita amakuru atohoye ibirenze, kuko ifite amakuru menshi cyane. Nta muntu ukoresha internet bishobora kurangira adakoresheje Google, biragoye cyane. Uhereye kuri YouTube, buriya ni ya Google. YouTube, Gmail n'izindi n'ama AI menshi, hari n'ama lab nabonye, hari na AI ya Google AI ikora ama application nawe ushobora kuzayigishaho. Rero iyi ngiyi impamvu irenze ni modo yayo yumva cyane, yumva text, yumva ibintu bijyanye no kwandika, ikumva ikintu bita amashusho image, ushyiramo ifoto nyine ukabona neza ko itisobanukirwa byihuse cyane, na audio birenze cyane. Bivuze ko iyi ni AI ku bintu bijyanye na deep research, ubushakashatsi nyine bwimbitse, irebaho cyane. Bivuze neza ko ni AI ukoresha ariko ukaba ufite strong fact cyangwa se ukaba ufite nyine ikintu navuga ko gikomeye cyane, foundation ikomeye cyane ugereranyije n'izindi AI. Rero nimba ukoresha AI, byumvikane cyane ko iyi Google Gemini yaba ariyo nziza cyane. Uyestare utangiye kuyikoresha, kuko nuko hari ikindi kintu cy'ingenzi ifite biriya bintu hari ukuntu ukoresha AI muganira by voice. Iyi Google irarenze bro, Gemini irarenze. Nuko benshi nyine muzi ChatGPT, ariko iyi Gemini irarenze, niyo mpamvu yaje ku mwanya wa mbere. Iki ngiki rero ikintu cya mbere irenzeho turacyari ku iyi ya mbere, iri ku kintu kijyanye na search, gusacinga irarenze. Search nyine kubona amakuru yizewe kandi ari worldwide, kuri Gmail, ku madocs, document, ku ikarita Google Map. Murabizi neza abantu muri Amerika, Google Map idahari sinzi uburyo mwabaho. No ku ma YouTube nyine igira ibintu biri fast kandi byizewe. Ikintu cya kabiri kandi nanone yumva ishusho, like ukoresheje Gemini ugasacinga ifoto, iguha amakuru yihuse kandi ya nyayo. Izi ikintu bita gukoresha ifoto mu gushaka amakuru kandi yizewe cyane kuruta izindi. Ikindi kintu ni mbega nyine ukeneye fact zihuta, Gemini. Nimba ukoresha AI Gemini utayifitemo, umenye neza ko ushobora kuba wibeshya. Gemini irarenze. Indi AI ya kabiri, izi nizo zirenze cyane kuruta izindi, ni AI ya Microsoft bita Copilot. Iyi Copilot irarenze cyane. Uraza gusanga nayo iri buze ko yafokasinga ku kintu bita ama Word, ama Excel, ama PowerPoint, mbega nyine abantu bakoresha ama Windows. Iyi AI ugomba kubuyizi pe, kuko irarenze. Impamvu izi AI ziba zirenze, usanga zigira access byoroshye cyane kuri database, like ku bintu bijyanye n'iby'iyo company ikora. Kuko iyi Microsoft Copilot ni ya Google, ariko ibirenze nyine ku bintu bya Google cyane, kuko ni nk'uko wavuga ngo umwana azi wabo cyane kuruta uko ari buze kuba yamenya mu baturanyi. Inimba rero nk'iri ya Gemini impamvu iri ku mwanya wa mbere ni nk'inzu imwe ya Google. Rero kandi iyo Google ikaba iri worldwide, tuyikoresha twese. Iyo AI ibizi byo mu nzu cyane kuruta uko iri buze kuba yamenya
byo hanze. Ikintu cya kabiri rero ni ikintu cya iyi ngiyi Microsoft Copilot, nayo ni ubuntu ariko ifite free version, nako nyine hari yishyurwa ko free version zazo ziba zikora neza. Iyi kirenzeho cyane rero ni cya mbere, ni ikintu bita yumva nayo ama screenshot birenze cyane. Ikindi ku bintu bijyanye no gusummarizinga ama document dia irarenze bya hatari. Hano yandi baguha document nini cyane uzi neza ibyo ivugamo cyangwa se ibyo ushakamo, ugahita uyiha ukavuga ati mwi document nshakiramo ibi bintu n'ibi mu gihe gito igahita ibiguha. Ku kintu kijyanye na file search irindwa mubi, buri kimwe cyose nyine ushobora kuba wagisanga aha ngaha. Bivuze neza ko urareba ku kintu bita screenshot gusummarizinga, gushaka amafayilo ari ama PDF, nyine urabizi neza ko abantu bakunda kuba basoma. Hari igihe ushaka nka summary igitabo runaka, wenda nkaza gashaka nka summary kabagenda bagahita bayikwereka ibintu nk'ibyo ngibyo, nyine ibirenze cyane ku ibyo ngibyo. Ikindi ku kintu kijyanye na image generation, nayo irarenze, iri strong. Image generation ya Microsoft Copilot irarenze pe, irarenze. Nigeze kuyikoresha mu mwanya ushize ndimo nakora ubushakashatsi, nyine ndimo nakoresha iyi ngiyi Microsoft Copilot, nkoresha na Gemini, nkoresha na ChatGPT. Ariko iyi Microsoft Copilot iyo bigeze ku ifoto yo irayicreate ukabona umuntu niwe pe. Nenda create ifoto ya Donald Trump arimo arya umuceri nubwo nayishyiraho baje guhita babagira, ariko yayicreate kajya mbona neza niwe kabisa. Bya bindi bya AI ubonamo ni gake cyane ubibonamo. Ibyo nibyo bintu nakubwiye. Bivuze neza ko iyo bigeze ku kintu gusummarizinga PDF yo no tuntu cyane, gusoma text ndende, ama email binabyo irabirebaho. Bivuze neza ko Copilot nayo ni ya kabiri. Ugomba kuba ufite Gemini, akaba ari ukoresha cyane kuruta n'izo ChatGPT n'ibindi, nuko ariyo mwamenye. Ariko Gemini ugomba kuyirebaho ukanareba kuri Microsoft Copilot. Indi AI ya gatatu ni AI bita Claude.ai. Ni Claude. Iyi ni AI nayo irenze bya hatari. Benshi nene banayizi tu, ntabwo iri Pamela, ni Claude, ntabwo ari Claude, ni Claude.ai. Ingi rero imeze ni human like writing, mega nyine iyo imeze nkaho yisanisha n'abantu. Ikoresha icyo bita reasoning, ikoresha icyo bita long memory, kumemoriza nyine ibintu kuntu. Mbega nyine yo iri user friendly cyane, cyangwa se ibimeze nkaho ari umugenzi wawe, kwa kundi umubyeyi abakuzi. Ikaba ifite n'ikintu cyo kwanaliza ama big document cyane, amadokima manini, amadokima arenze cyane. Bivuze neza ko iyi ngiyi mu bintu bijyanye n'imyandikire irarenze, kuko imyandikire yayo n'ibyo ikora ubona neza ko birimo n'ikintu bita emotional. Ikaba ifocusinga cyane ku kintu bita natural, mbega nyine ku kintu bita human tone, ijwi cyangwa se imigenzereze y'ikiremwa muntu. Nta buryo umuntu arakwandikira, cyangwa se for example iyi ngiyi Cloud urimo uravuganira nayo apati kwandika, ukumva ko nyine ize kubijyanisha cyane nk'abantu turimo turaganira, ubona nyine amagestica, wumva uburyo mbikubwira ngoraguza mu Kinyarwanda. Mbega nyine ubona neza ko turi friendly, turi Abanyarwanda. Hari uduco tumwe na tumwe, hari pronunciation duhuje. Mbega nyine ingi nayo bita Cloud nayo igendana mu icyo kintu nyine tu. Ingi nanone ishobora kuba yanasoma ama big document, ibitabo. Gusa nyine ikintu iri specialized cyo cyane ni ikintu bita reasoning, no kuba iri emotional na natural na human tone. Ibyo nabyo ndabikeka mwabyumvishe. Iyi ni AI nayo iri ku mwanya wayo wa gatatu. AI rero ya kane, iyi AI ya kane nayishyizeho, ariko nanone kuyishyiraho kwanjye ukoze ubushakashatsi ishobora kutaza, ariko impamvu nayishyizeho ndayibabwira. Iyi AI ni AI bita Grok. Iyi AI bita Grok ni AI ya Elon Musk, kuko ubundi ngewe nkoresha AI eshatu. Nkoresha iyi ngiyi iriya Gemini, ngakoresha ChatGPT, ngakoresha na Grok. Izi ngizi iyi Cloud nayo ndayigiramo, ariko nyine kereka iyo ndimo nagiye nkora deep research, nyine nshaka gukompara kugira ngo ndebe AI ubushobozi bwazo. Ariko impamvu iyi Grok nayishyize ku mwanya wa kane, ntibanayiconsidera cyane. Iyi Grok itanga ibintu byinshi by'ubuntu, harimo create ama image menshi cyane, rimwe na rimwe ubona neza ko ari unlimited. Mbega nyine ubona neza ko manini kandi magari cyane. Iyi Grok usanga iri gusa, iyi Grok nayo attention, ntabwo wayizera.
gusa ni nziza cyane ku bantu bakiriye amafoto. Impamvu utayizera, iyi ngiyi ifokasinga cyane ku kintu bita kuri X, kuri Twitter, kandi Twitter murabizi nabyo ibyayo usanga mbege iyi group ushaka ibintu biri trend cyane, nyine bitrendinga cyane, ushaka ko bari busaba amakuru ariko ayo makuru ikayaguha mu buryo buri trend cyangwa se bugezweho cyane, wakifashisha group. Niyo mpamvu rero buriya gukoresha AI imwe nabyo ntabwo ari byiza. Urumva Google buriya Gemini impamvu nyikunda iri ku mwanya wa mbere, Gemini ikora nyine ni Google nyine tu, ni worldwide. Ariko izi ngizi zindi urebye iriya Copilot, ukareba Cloud, ukareba Group, ukareba n'indi ya gatatu ndibuze ko nakubwira bita Meta AI iri gukurikira iyi ngiyi, usanga most of time zigiye ziri focus cyane kuri company zabo. Rero iyi Group nayo igendera kuri trend cyane tu. Google iyi Group ni free version on X, uraza kubibona cyane, ariko nayo ni nziza cyane ku bintu bijyanye no kuba yatanga image creation n'izindi ndende, nyine ubona neza ko ari ngari zitari buze ko bazakuraburiza ukuntu. Nicyo kintu rero nakubwira kuri gusa Group iri very funny cyane, ntabwo iri serious. Amakuru yayo ushobora kuyabona nyine mu buryo buryoshye bushimishije, like buri funny most of time, ariko somehow is unserious. Gusa itanga ibintu byinshi biri unlimited, nyine ushaka nko create ama image, amafoto to video, wakoresha iyi Group. Uzayigerageza uyikoresha urebe, uzajya usanga neza ko ni nziza nyine ku bintu bijyanye unlimited. Kuko nitegereza nka ChatGPT, urugero ruto ruko benshi ariyo muzi munakoresha, izo ntabwo rero njye nkoresha cyane, batanga nimba ari nka image creation bagwa at least 3-4, ntabwo zirenga enye cyangwa se 5, ntabwo zarenga 5 pe, ni eshatu ifoto kuri ifoto 5 gusa ku munsi, ni ifoto nke. Ntabwo Group igwa 50, nimba igwa 50 igahe, nyine nicyo kintu nkundira Group kugira ngo ukoreshe image creation yayo irangire biragoye, biribuze kuba byahura cyane n'iya gatanu ya nyuma ngiye kuba nakubwira bita Meta AI. Iyi Meta AI nayo nayishyize ku mwanya wa 5, ariko wishyira ku mwanya wa 5 nayo ubundi izi AI ebyiri, iya 4 n'iya 5 nagendeye kuri personal experience. Ariko iriya ya Gemini worldwide international usanga kari ya mbere, usanga Copilot nayikurikiraho, usanga n'ingi ya gatatu ni iriya ya gatatu navuze bayita Cloud.ai, nayo usanga nyine nayo ni ku mwanya wa 5. Ariko iya 4 n'iya 5 yo nagendeye kuri personal experience, n'iya 5 ndibuze kuba nayibongeza, ariko eshatu za nyuma zo nagendeye kuri personal experience. Iyi Meta AI ni AI ya Facebook, ni AI ya Facebook, ni nshyashya, urabona neza ko yakiyubaka pe. Gusa nanone icyiza cyayo nayo itanga unlimited, irarenze kuri unlimited, iyo nta nubwo igira higarukira. I think urakoresha pe ukaruha. Iyi ngiyi rero nayo impamvu nayifokasinzeho cyane, nayishyize no ku mwanya wa 5, nta nubwo yari yajeho, ushatse international standard ntabwo iriho, nuko n'ibitekerezo urasanga iyi ni ya metadata nyine, Facebook, Instagram na WhatsApp na Thread. Ariko ikintu gihari, impamvu nayishyize nuko urasanga izo application urazikeneye ukoresha WhatsApp, right? Then after ya WhatsApp ukoresha Facebook, ukoresha na Instagram. Bivuze neza ko ayo makuru yawe barayafite. Nukoresha iyi metadata rero birayorohera cyane, kuko nakubwiye ko AI ibanza kureba mu nzu mbere yuko ujya kureba hirya, kuba yagusubiza ibintu bigendaniye nanone n'ibyo ukoresha. Kuko icyo ugomba kumenya cyo ni kimwe, amakuru yose ibyo wandika kuri Instagram, Facebook, WhatsApp biba bibitse ahantu kandi bafite access yabyo. Rero iyi Meta AI nayo nijya gukora, ndabanza rero muri bya bindi byawe iguha ibisubizo, ariko igendeye kuri to zawe, imikorere yawe, uburyo nyine processing amwe amadata. Niyo mpamvu nayo ugomba kuba wayimenya. Nanze kujya kukubwira ibindi, ariko nsizi AI ya mbere. AI ni AI ingezi, nayo ni iyo bigiye ku kintu bita kurema amafoto creation. Akakano nani bagiye kukavuga nako, reka tumishyiraho Group mu kurema amafoto irihuta pe, irihuta birenze, igabihuriraho ni bita Meta AI nayo irihuta bya hatari. Ikindi kintu nyine nuko iyo bigeze ku kintu bita kwa kuntu posting amafoto nyine ama caption, kwandika caption ya danger, iyi Meta AI rwose irabigufashamo pe. Mbega nyine ibitekerezo birenze gusubiza kwa kundi bakwandikira message ukumva ushaka kubisubiza, wakoresha Meta AI kuko ibizi byinshi nyine bikorera ikegeti bisubiza like
bigendeye nawe. Mbese ntuzi ko akenshi cyane iyo umuntu akwandikiye most of time ari mu cyongereza nakubwira AI ikaripurayinga kwa kundi ubwira AI ikaripurayinga rero better you can focus on Meta AI kuko ni ugiye gusubiza umuntu kuri WhatsApp kuri Facebook Instagram instead yo kujya muri ChatGPT iri buranze gushaka ikaguha ibintu biri international koresha iyi Meta AI kuko iyi Meta AI yo ikiri buze gukora irareba to ya WhatsApp uburyo bisubizwamo kuko niyikoresha n'umuntu ugiye gusubiza akwandiye kuri WhatsApp uhita ukoresha Meta AI instead yo kujya kuri ChatGPT cyangwa se Gemini. Nanone kuri Gemini umuntu akwandikiye kuri Google kuri Gmail Pluto n'izindi nyine kwa ziriya sava zabo za Google za ushobora gukoresha iriya Gemini. Bivuze neza ko uburyo bwiza bwo gukoresha aya noma AI no kujya yajyanisha n'ikigo na AI zacyo. Niba ushaka create document nziza nyine like zigendaniye cyane nato wenda ya Microsoft wakoresha Microsoft Copilot kuko nyine niyo AI yabo tu bazi uburyo babigenzamo cyane kuruta ibindi. Ahangaha kuri X kuri Twitter focus on kuri Grok kuko niyo AI yabo nyine abantu bakoresha ama X n'ama Twitter. Ibyo nibyo bintu rero nakubwira bigendeye ku ma free version. Bivuze neza ko byaba byiza utangiye kwitoza gukoresha AI z'ibigo runaka nka Microsoft ugakoresha Copilot nyine ko nabivuze. Ndumva ndakeka ndi kubisubiramo ariko nabivuze. Byaba byiza cyane kuruta uko wagenda. Ahubwo iriya ChatGPT iriya ni universal nyine tu ni imeze nkaho nyine ihuje ibintu byose ariko ntabwo iri focus ku kintu kimwe cyane nk'izi nkubwiye. Niyo mpamvu ubu ngubu usanze wenda nka Creators Rwanda nanjye AI ya Creators Rwanda AI iyo AI wazajya uyifokasingaho cyane mu gihe ugiye mu bya Creators Rwanda kuruta uko ufokasinga kuri ChatGPT kuko ChatGPT se iri worldwide iri international kandi most of time ibyo ushaka nibyo kuri Creators Rwanda ndetse ko ndatekereza no kuyikreya no kujya mu bahe example nyine tuziba ziri typical right nibyo ngibyo nakubwira. Thank you so much. Hasta la vista.